Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, wowe udahwema kutwereka kubana natwe umunsi ku munsi, aho udukurikiranira uherereye, waba udukurikirana uri mu Rwanda, waba udukurikirana hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tuguhe ikaze rero muri aya makuru. Ni amakuru yakomeje kugenda agarukwaho cyane hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Mu by'ukuri ibintu byabaye ibindi bindi ubwo umukobwa cyangwa se ubwo umudamu yohererezwaga inzoka n'umupfumu, bivugwa ko ngo ibi byaje kuza gukorwa rero n'uwo yaje guhemukira. Ese yamuhemukiye mu buhe buryo? Byagenze bite? Imvo n'imvano yabyo yose ni iyihe? Ko bivugwa ko uyu umukobwa yaje kuza gufatwa n'iki kiyoka kikamwizingiraho ubwo yari ageze mu muhanda, bivugwa ngo yari agiye kuri butike ngo agiye guhaha, birangira rero kino kiyoka kije kumwizingira. Ese byaba byagenze bite kugira ngo kize kumwizingiraho? Ese yaba yarahemutse ku ruhe rwego rwatuma uwo yahemukiye amwoherereza iki kiyoka kugira ngo kize kuza kumwizingira? Hari byinshi rero bikomeje kugenda bigarukwaho kuri uyu mukobwa, ndetse binavugwa ko ngo asanzwe n'ubundi ngo ahemukira abantu benshi, kuko ngo ntabwo ari uyu wa mbere yabikoze. Biravugwa ko rero ngo ari n'umusore ngo bakundanaga, rero ngo birangira amuhemukiye, birangira rero amwoherereje iki kiyoka. Bivugwa ko rero ngo ari umupfumu waje kuza kuba yacyoherereza. Hari byinshi rero bikomeje kugenda bigarukwaho, tugiye kuza kukugezaho muri aya makuru, cyangwa se tujye kuza kuganiraho muri aya makuru, ndetse benshi mu bakobwa n'ubundi basanzwe bagira guhemuka cyangwa se basanzwe bahemuka, bize kuza kuba byababera isomo, cyangwa se baze kugira isomo bakuramo. Nyaboneka rero mbere kugira ngo tugaruke ku buryo burambuye kuri iyi nkuru y'uyu mukobwa waje kuza kuba yakwizingirwaho n'inzoka, reka tubanze tugusabe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba gukora share cyangwa se partage byibuze aya makuru ukayasangiza abantu babiri cyangwa batatu, uraba uduteye inkuru ikomeye cyane, ubwo tweretse ko ubana natwe 5 ko tuzageraho dushyiraho amakuru uzajya uyabona uri mu ba mbere. Inkuru zacu uzajya uzikurikirana 5 kuri 5. Tutize ibyo mu magambo rero, reka twanzike dutangire n'iyi nkuru rero, imvo n'imvano uko byaje kugenda kuva ku ntangiro kugera ubwo uyu mukobwa ngo yahemukiye rero uyu umusore bakundanaga, ndetse biza kurangira uyu mukobwa baje kumwoherereza ikiyoka, ndetse bivugwa ngo cyaje kuza kuba cyamwizingiraho mu muhanda hagati. Abantu barahurura, rubanda rurahurura, abantu baramwota, kandi mu by'ukuri byavugwa ko ngo uyu mukobwa ngo yarasanzwe ari umukobwa wiyubashye uko bari basanzwe bamuzi. Gusa ariko hakaba hari n'abandi bamwe bavuze ko uyu mukobwa nubwo byagaragaraga ko yiyubashye, ariko ngo hari izindi dega nyinshi yagiye akora, akazikora bwihishwa. Ibi bikaba byaje kuvugwa rero na bamwe mu n'undi mu nshuti zabo yigeze guhemukira. Gusa bikaba bivugwa ko rero iri ari kosora ryaje kuza kuba ryamuha, cyangwa se uyu musore yahemukiye yaje kuza kuba yamukosora ku buryo bukomeye cyane. Hari amakuru rero yakomeje kugenda agarukaho, bivugwa ko imvo n'imvano y'ibyo uyu mukobwa n'uyu musore ngo yatangiye ubwo bakundanaga. Ngo barakundanaga mu rukundo rwabo rero, ngo bakundanye, uyu mukobwa yiga mu mwaka wa 4 segonderi. Birumvikana ngo umusore yarakoraga. Ibi rero bikaba byabereye hano muri uyu mujyi wa Kigali, muri kano karere ka Kicukiro niho byaje kuza kuba byabera. Ngo uyu mukobwa rero ngo yaje gukundana n'umusore, bakundana bari uyu mukobwa yiga muri segonderi, ariko ngo umusore yari arangije kwiga rero, atangiye gushaka buryo ki yashakisha amafaranga. Hanyuma umusore yagiriye amahirwe rero ngo abona amafaranga, akomeza gukundana n'uyu mukobwa, mpaka uyu mukobwa arumva icyo yakeneraga cyose ari ku ishuri yagihabwaga n'uyu musore. Urumva buri kimwe cyose yakeneraga yagisabaga uyu musore, kubera ko ngo n'ubundi ngo uyu mukobwa ntabwo bari bishoye ku buryo bari kujya bamuhereza buri kintu cyose akeneye. Urumva ko bimwe na bimwe yifashishaga uyu musore, urumva ni bike iwabo uyu mukobwa bamuhaga. Uyu mukobwa rero yarize arinda asoza amashuri ya segonderi. Asoza amashuri ya segonderi rero ibintu byose abihabwa n'uyu musore.
arangije kwiga rero uyu musore urumva ko nawe yakomeza kugenda akora ashakisha amafaranga, yari amaze kugira amafaranga ku rwego rufatika. Hanyuma ikintu cyakurikiyeho rero ni uko uyu musore ngo yaporopoje uyu mukobwa, aramubwira ati reka nkurihire kaminuza n'ubundi wige, tuzabana n'ubundi uzaba umugore wanjye nta kibazo. Hanyuma umusore niko rero yatangiye kurihira uyu mukobwa kaminuza. Umukobwa yiga level 1 level 2 ageraho rero arangiza kwiga kaminuza, hanyuma aragraduatinga. Ibirori imiryango mu by'ukuri yishimira ibirori by'uyu mukobwa. Urumva ku ruhande rw'uyu musore bari baramaze kumenya uyu mukobwa, ndetse no ku ruhande rw'umukobwa baramaze kumenya umusore, bamenya ko ari umumenyera kimwe cyose ari we umwishyura, ndetse bazi neza ko bakundana. Urumva nyine mu by'ukuri imiryango yasaga naho yamaze kuba yamenyana. Hanyuma uyu mukobwa agisoza kwiga amashuri ye ya kaminuza, hanyuma aza kubona akazi. Abonye akazi birumvikana no kubona akazi kwiwe rero ngo ni umusore wabigizemo uruhare, ni umusore wamushakiye kano kazi, aza kukabona rero umukobwa arakora. Bigeze aho rero umukobwa ikintu cyaje gukurikiraho rero ngo ni uko umusore yamuporopoje, aramubwira ati rero iby'akazi kubera ko n'ubundi umaze kubona amafaranga, reka tubireke ukavemo, hanyuma dutangire dushinge tube twashyira hanze project n'ubundi narizeho uri ku ishuri kuko numvaga ugomba kuzacuruza. Hanyuma umusore barabyumvikana birarangira, umukobwa asezera ku kazi. Hanyuma umusore bumvikana ko bagiye gutangiza miliyoni zigera muri 35 40 gutyo, hagati ya 35 na 40. Hanyuma ngo umukobwa agatangira agacuruza, ariko ngo mu gucuruza kwe rero ngo akazajya ajya kurangura mu Bushinwa. Hanyuma ikintu cyakurikiyeho rero urumva umukobwa n'umusore bari baramaze kumvikana, ariko mu by'ukuri uyu mukobwa ngo ku ruhande hari undi musore wari waratangiye kumutereta. Hanyuma uyu mukobwa yamugereranya n'uriya musore wundi wamuteretaga akiri muri segonderi, nyine wamumenyeye buri kimwe cyose. Hanyuma akabona uyu bagiye gukundana, cyangwa se uri kumutereta ari we yagakwiye kuba yakundana nawe. Hanyuma uyu mukobwa rero ikintu cyaje gukurikiraho nuko yatangiye kugenda adeviya uyu musore, ariko akamudeviya mu mutima we atarabimwereka. Hanyuma umusore aza kumukubita amafaranga, amukubita miliyoni zigera muri 37 kuko ngo umukobwa yongeyeho miliyoni 3. Hanyuma ngo yaragiye kurangura mu Bushinwa. Birumvikana ngo bari bagiye kuzajya rero baranguza ngo muri shike hano mu mujyi wa Kigali. Biravugwa ko rero uyu mukobwa ngo akimara kurira indege ngo yagiye, ariko mu by'ukuri nubwo ngo yagiye, ntabwo yagiye ngo agere mu Bushinwa, ahubwo yagarukiye mu nzira ahita yikatira ngo akata yigira mu gihugu cya Kenya. Hanyuma ikintu cyaje gukurikiraho rero umusore ni uko ngo yahise abura contact z'uyu mukobwa. Urumva umukobwa ngo ahise amukura ku murongo. Mbese muri make ibyo umukobwa yakoreshaga byose byamuhuza n'umusore yahise abikuraho. Hanyuma ngo yigira mu gihugu cya Kenya. Umusore nyine abura icyo akora, mu by'ukuri atangira kugira ikibazo, avuga ko bashobora kuba barashimuse umugore we. Ariko nyuma y'iminsi 5 uyu mukobwa yaraburiwe irengero. Nibwo rero ngo yaje gukontakita n'umusore, aramubwira ati burya ntabwo nkigukunda, ndashaka urukundo, ndashaka iby'urukundo twabagamo tubireka, ukanyura inzira zawe nanjye nkanyura izanjye. Umusore arumirwa. Mu by'ukuri umusore aravuga ati se koko kubera iki wakomeje kunshyira mu rukundo kandi ubona bitakikurimo? Mu by'ukuri umusore biramubabaza, ariko birangira abiretse nyine. Bimenyesha iwabo w'umukobwa, n'iwabo w'umusore barabimenya, bamenya ko nyine umusore yatandukanye n'umukobwa, ariko umukobwa yagiye amutwariye amafaranga. Hanyuma amakuru yaje kumenya amakuru nyuma y'uko umukobwa yaje kugaruka mu Rwanda. Hanyuma aragenda yegera umukobwa ati none wampaye amafaranga yanjye kubona ibyo wankoreye? Umukobwa ati urambabarira, nta mafaranga wigeze umpa. Nyine umukobwa amukurizaho nyine bya bindi by'abasista. Hanyuma ikintu cyaje gukurikiraho, uyu musore yaje kugirwa ngo inama na mugenzi we rero yo kujya mu bapfumu kugira ngo amukorere ikizatuma ahora yicuza ibintu yamukoreye. Hanyuma rero ngo bamugishije nibwo rero ngo bamurangiye ahantu ajya mu bapfumu. Amaze kugerayo rero ngo yagiye mu gihugu cya Tanzania. Amaze kugera mu bapfumu rero
rero ngo bamuha ibintu bitatu bashobora kuza kuba bamukorera. Bamuha ngo kumutoraguza amashashi cyangwa se kuzizingirwaho n'inzoka. Mu by'ukuri ngo ni ibintu bitatu bine bamuhitishijemo, hanyuma ngo aze guhitamo kimwe yaza gukorerwa. Hanyuma ikintu yahisemo ngo ni uko ngo inzoka yazamwizingiraho ikazajya imubuza amahoro aho agiye hose. Byatangiye uyu munsi rero ubwo umukobwa ngo yaravuye mu rugo agiye kuri butike, hanyuma ageze mu muhanda rwagati rero inzoka ngo agiye babona ikiyoka kiraje gihita kimwizingiraho, aratabaza. Abantu baraza barashungera, ariko mu by'ukuri nubwo baje gushungera nta kintu bari gukora kuko cyari ikiyoka giteye ubwoba, nta muntu wari gupfa kuza kuba yakigereza. Hanyuma ikintu cyaje kubaho nuko rero ngo ibi byaje kuba n'uyu musore nawe ari hafi aho ngaho, hanyuma aza kuza kuhagera asobanura uko ibintu byose byagenze, asaba umukobwa ko agomba kumuha amafaranga y'Miliyoni 27 zose. Hanyuma umukobwa ikintu cyaje gukurikiraho rero nuko yaje kuza kwemera ko koko ibi byabayeho yabikoze, ndetse anasaba imbabazi, agaragaza ko agiye kwishyura amafaranga, azishyura amafaranga y'uyu musore. Ese mu by'ukuri uyu mukobwa abantu ikintu bari kugenda bibazaho, bari kwibaza batese niba yemeye ko azishyura amafaranga y'uyu musore, ese yaba akiyafite mu ntoki cyangwa yaba yarashyize kuri konti. Abantu rero bari kugenda babyibazaho, gusa akaba yaje kwandikirana urupapuro n'uyu musore, cyangwa se yaje kugirana nawe amasezerano, ndetse binakorerwa imbere ya noteri kugira ngo azamwishyure aya mafaranga. Murabe mwumva rero bakobwa, murabe mwumva basore, burya gufata umuntu ukamwizera ku rwego rugeze aha ngaha ntabwo ari ibintu byiza. Burya ukwiye kubanza gutekereza kabiri mbere kugira ngo ukore ikintu. Gusa ni inkuru yari ikomeje kugenda icaracara cyane, rero natwe twari tuje kugira ngo tuyikugezeho gatanu ku kandi. Nyaboneka rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere. Amakuru yacu ujye akurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashaka cyangwa se partage aya makuru yasangiza abantu babiri cyangwa batatu, rabo duteye inkuru ikomeye cyane. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utangemo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byizo bishime. Ibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye twiza amakuru acukumburana ubuhanga, amakuru acukumbura mu bushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Kadufata umwanya rero tugushimire kubwitange wagize ukabana natwe uva ku ntangiriro z'amakuru kugera ageze ku musozo. Nibyo agaciro gakomeye cyane ugenze kuri twe, mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire, by'umwihariko kuba wiga umwanya wawe ukadukurikirana kuva ku ntangiriro z'amakuru kugera ageze ku musozo. Nibyo agaciro gakomeye cyane urugenzi kuri twe. Gusa tunakwibutsa niba utarakanda kuri sabone cyangwa subscribe, bikore uyu ni umwanya mwiza wawe kugira ngo bikore, kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi, ko tuzagera dushyira amakuru ujye uyabona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka asitura avista.